Nanone nongeye kubashimira inshuti zanjye tubana kuri uyu muyoboro twigiraho ibyigisho biyobora abakuze ku kwiga Bibiliya, ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese. Nkomeje kunezezwa cyane nuko ubu buryo dufatanyiriza hamwe kwiga ibyigisho, ni ukuri twarabanye kandi dukomeje kubana. Reka mbasabe kugira ngo mujye mwihanganira wenda aho bitagenze neza, kandi n'ibitekerezo byanyu nkomeza kubibona nkabyakira, ntekereza ko byinshi bizarushaho kugenda neza. Rero nyuma y'uko dusoje icyigisho cya gatandatu cyatubwiraga ibindi bihamya Yesu nka Mesiya, noneho turatangirana icyigisho cya 11, icyigisho cya 7 murambarane nkibutanye. Niba ari uko wenda nigeze kukinyuramo nkareba igikubiyemo, ariko tugiye gutangirana icyigisho cya 7. Icyigisho kitubwira ngo hahirwa abizeye. Hahirwa abizeye. Mbese n'abizeye iki? Nuko niba mubarabibonye mu byigisho bya mbere batweretse Yesu wari Mesiya. Rero hahirwa abizeye Yesu nka Mesiya, kandi mu batanze ubuhamya bw'uko Yesu yari Mesiya turasangaho ko hari abamwizeye. Rero muri iki cyigisho cy'iki cyumweru tuzareba ingero z'abizeye Yesu nyuma yo guhura nawe bakamusobanukirwa. Abo baramwizeye nk'uko natwe dusabwa, kugira ngo igihe tumaze kumenya Kristo n'igitambo cyacu kidukuraho ibyaha, dukwiye no gutera indi ntambwe yo kwizera, kandi tukagira kwizera kubeshaho. Rero mu nyemerere mbere yuko twinjira mu cyigisho tubanze dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rigera nirihabwa icyubahiro. Dushimishijwe kandi imitima yacu iranezerewe nuko watugiriye neza ukaturinda, tukaba turi bazima duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rigera nirihabwa icyubahiro. Ubwo tugiye gufata umwanya tubumbuye ibyanditswe byera, turakuretse ngo uze ufatanye natwe, ubidusobanurire kandi uduteze intambwe yo kubigenderamo, maze ubwo ugiye kwerekana tuzagusanganire. Reka ubuntu bwawe bubane natwe kugeza dusoje, nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amena amena. Nari maze kubibabwira ko icyigisho cyacu cya 7 kizaba kitubwira hahirwa abizeye. Tuzasangamo abagize kwizera nyuma yo gusobanukirwa na Yesu nka Mesiya. Tuzabona ingaruka niba bavuze ngo hahirwa, nuko bafite amahirwe, ndetse amahirwe aruta ayandi nuko benshi muri bo byabaviriyemo guhabwa ubugingo buhoraho, babikiwe ubugingo buhoraho. Icyo kwibuka cy'iki cyumweru kizagaruka muri Yohana igice cya 20 n'umurongo wa 29, aho Yesu yarimo aganira n'abigishwa be nyuma yo kuzuka. Igihe bari bateraniye hamwe arabasanga, arabiyereka, abameza ko yatsinze urupfu akazuka. Ariko muri bo harimo umwigishwa utari uhari witwaga Toma. Uyu Tomasi rero mukunda kubyumva abantu bavuga ngo abatinda kwemera bameze nka Toma. Toma ntiyari kumwe n'abandi bigishwa be kumuha impamvu ze bwite, bityo igihe Yesu yabonekeraga abigishwa biyereka ko yazutse, Tomasi ntiyago yagize umugisha wo kuba ari muri iryo tsinda. Nuko igihe yazaga bakamubwira inkuru y'uko Yesu yazutse ntago yabyemeye, maze aravuga ati ndabyemezwa nuko mubonye, ndabyemezwa nuko mukozeho. Nuko Yesu amubonye aramubwira ati wowe wijejwe nuko umbonye, hahirwa abizeye batambonye. Magambo yarimo kumucyaha. Yego we yari afite amahirwe ko ari umwe muri 12, kandi Yesu wari wazutse yari akiri kumwe nabo. Nuko Yesu aramubwira ati Toma, hahirwa uwizera atabonye, kuko wowe ibyo ubonye bikagutera kwizera. Hahirwa uwizera atabonye bene ibimenyetso, ahubwo kwizera kugira imbaraga igihe udashingiye ku bifatika. Niyo mpamvu Yesu yabibwiye Tomasi. Mu butumwa bwiza bwa Yohana rero arakoresha abantu bafite imyumvire itandukanye, bafite amateka atandukanye, bafite imyizerere itandukanye, ndetse bafite n'ubunararibonye butandukanye mu ngeri zose, asobanura abo bantu, uburyo abo bantu bafite ubumenyi butandukanye, ab'imiterere itandukanye bahamije Yesu nka Mesiya. Ntabwo ari itsinda ry'abantu bihariye bahugira ibyo bahuriyeho, ahubwo tubona harimo abakomeye, harimo aboroheje, harimo abari abigishwa be, ndetse muribuka ko mu cyiciro cyashize twanabonye n'Imana ubwayo nk'umuhamya w'uko Yesu ari umwana w'Imana igihe ijuru ryakingukaga. Rero
mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana harimo imirongo myinshi hano umwanditsi yagerageje kudukuriramo, yayegeranyije ashingiye ku babaga benda ku kuvuga ayo magambo. Ni ukuvuga ni amagambo yahamyaga Yesu nka Mesiya, ariko akavugwa n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye. Urugero ni nk'igihe Yohana yavugaga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, nk'uko tubisanga muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 36. Nanone tubona itsinda ry'abari baje kureba Yohana abatiza, ariko bakumva Yesu arimo yigishiriza muri iyo misozi y'i Galileya, batashye bari kuvuga ngo twabonye Mesiya. Uwo Mesiya, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandikaho, rwose twamubonye. Turareba n'undi uyu mugore wahuye na Yesu kwiriba, nawe mu nteruro ntoya yemeza ko yari yahuye na Mesiya, yaravuze ngo nimuze murebe umuntu umbwira ibyo nakoze byose, murebe ko hari ari Kristo. Ibi nabyo birasobanura ko uyu mugore yamaze gusobanukirwa, nubwo atahise ahamya, ariko turibuka ko abantu baje bakahagera basanze atari amagambo y'uwo mugore gusa, ahubwo nabo bihamya ko uwo nguwo ari Mesiya. Turanabona kandi n'amagambo yavugiwe mu rukiko igihe Yesu yagezwaga imbere ya Pilato. Pilato yamwitegereje aravuga ati rwose ko nye nta cyaha mubonyeho. Ibyo nabyo byagaragazaga ko utagira icyaha n'umwe gusa ni uwavuye ku Mana. Igihe rero Toma nanone tumugaruka ari nawe dusorezaho mu magambo umwanditsi yatwandikiye, mu gihe Toma yari amaze gukora kuri Yesu, amaze kwibonera rwose bya bimenyetso yifuzaga kureba, yaravuze ati mwami wanjye kandi Mana yanjye. Yari asobanukiwe ko Yesu arenze kuba ari umuntu wagendanye nabo, ahubwo yamwise umwami we, kandi ahamya neza ko yari Imana mu buryo bwuzuye. Ikibazo tuzagarukaho muri iki cyumweru: mbese bamwe muri aba bantu bari bande? Aba bavuze izi nteruro tubonye hano hejuru, mbese babitewe n'iki? N'iki cyabateye guhamya Yesu ko ari Mesiya? Ni ibyo tuzagarukaho nyuma y'uko tumaze kubona abantu benshi batanze ubuhamya bwibutsa uwo Yesu ari we, bakamenyesha ko yari Mesiya, akaba umwana w'Imana, bikavugwa n'abantu b'ingeri zitandukanye. Mbese niki cyabateraga guhamya ibyo ngibyo? Mbese niki twabigiraho? Mu ngingo yo kuwa mbere rero, mu nkundire twegera imbere, turahasanga ingingo itubwira ngo kwibutsa ibya Aburahamu. Kwibutsa ibya Aburahamu haba kuri twe kimwe no mu Bayuda b'igihe cya Yesu, izina Aburahamu ryari rizwi cyane kubw'umurage yahawe wo kuzaba sekuruza w'amahanga yose. Aburahamu wahamagawe n'Imana akamutoranya ikamugira ubwoko bukomeye. Nuko ubuhamya bwe rero ku Bayuda bwari bufite akamaro, kimwe nuko natwe uyu munsi amateka ya Aburahamu, guhamagarwa kwe no kwitanga kwe, biracyari icyigisho gifite akamaro ku bakristo twese. Aburahamu tumwibuka nk'umuntu Imana yahamagaye avuye mu muryango w'abatarasengaga Imana, ariko kubw'uko Imana yitegereza abantu bose ikabamenya, yatoranije Aburahamu kugira ngo ahinduke intangiriro y'ubwoko Imana yifuzaga guhagurutsa, aribwo bwoko bwa Isirayeli. Yesu ntiyigeze, umwanditsi twatangira tubwira ati Yesu ntabwo yigeze agira ipfunwe zo kugaragaza uwo ari we, cyangwa se ngo abe yatinya guhamagarira abantu guhamya uwo ari we. Ndetse n'abahamya bari barabayeho kera barimo nk'Aburahamu sekuruza wacu, yifuje cyane kureba umunsi igihe Yesu yavugaga amagambo yabyivugaga, yaravuze ati Aburahamu sekuruza wanyu yifuje kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Rero yashizemo ijambo Aburahamu kugira ngo akangure intekerezo zabo, kuko aba bantu yarimo abwira Aburahamu bari bamuzi, iby'isezerano rya Aburahamu bari barizi, iby'uko mu rubyaro rwe hazavamo umucunguzi ari we Mesiya. Rero kuba yarabahaye ubuhamya bwa Aburahamu, icyakora turasanga ubuhamya bahaye ntabwo bigeze babwumva, kuko yarababwiye ngo Aburahamu yifuje kureba umunsi wanjye. Ibyo nta kibazo cyari kibirimo, kubera ko Aburahamu nk'uwari ufite isezerano ry'uko azakomokaho n'amahanga yose, ndetse by'umwihariko hakazamo na Mesiya. Nibyo koko yagiraga amatsiko kandi akifuza kubona ugusohora k'ubwo buhanuzi, ariko ijambo Yesu yageretseho ryabateye urujijo. Arababwira ati
aburahamu yifuje kureba umunsi wanjye, ariko kandi awubonye aranezerwa. Iri jambo ryahise ribyutsa ikibazo mu mitima yabo. Bahise bibaza umuntu uvuze ayo magambo, bibuka ko ari Yesu uvuka kwa Yozefu na Mariya, bamurebera ko yari atamaze igihe kirekire. Nuko umwe muri bo aramubaza ati se ko nta myaka 50 umaze, ni gute aburahamu yakubonye? Turabyibuka neza, ibi byerekeza ijambo Yesu yarababwiye, yagiraga ngo akangure intekerezo zabo, abibutse igikorwa cyabereye kuri wa musozi ubwo aburahamu yari agiye gutamba Isaka. Igihe yari amaze kumaramaza rwose ngo atambe umuhungu we, nibwo yabonye imfizi y'intama yafashwe mu mugina, nuko aragenda yitamba mu mwanya w'umwana we. Ibyo rero cyari igishushanyo gikomeye cyerekana uburyo Imana ubwayo ari izibonera igitambo, ndetse n'uwo musozi yawise ngo ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Murabyibuka rero, Uwiteka Imana niyo yagombaga gutanga ubwayo igitambo cy'ibyaha. Ntiyajyaga gukunda ko umwana wa Aburahamu apfa, kuko urupfu rwe ntirwagirabashaga kugira umuntu n'umwe rihesha ubugingo. Ariko mu gikorwa cyabereye kuri uwo musozi, Aburahamu yamenye neza kandi asobanukirwa neza ko urupfu rw'intama agiye gutambaho igitambo mu mwanya w'umwana we cyari igishushanyo simusiga cy'uko umwana w'Imana ubwe ari we azitambaho kuba igitambo cy'ibyaha by'abari mu isi. Rero binyuze muri icyo kigereranyo, Imana yabwiye Aburahamu ubutumwa bwiza mbere y'igihe bw'ibyazaga kubaho. Rero Aburahamu yari sekuruza w'ishyanga ry'Abayuda, yahawe iri sezerano rivuga yuko binyuze muri we amahanga yose azahabwa umugisha. Uyu mugisha rero waje binyuze muri Mesiya. Uyu Mesiya wavutse binyuze mu gisekuru cya Aburahamu. Aburahamu kandi yari sekuruza wabumvira Imana mu kwizera, nk'uko tubisanga mu Baheburayo. Ubushake bwe bwo gutamba umwana w'Isaka, umwana w'isezerano, ntabwo ari cyo gihamya cyonyine kigaragaza kwizera, ahubwo byarimo n'umugambi w'inama y'agakiza. Ngiki icyo twavugaga mu mugambi Imana yifuzaga guhishurira Aburahamu igihe yamubwira ngo Aburahamu umwana wawe ukunda, yagiraga ngo yibutse uburyo igitambo cy'ibyaha kizatambirwa ibyaha by'abari mu isi bose, kizaba ari igitambo gifite agaciro kiremereye, kugira ngo byumvikane mu mutima wa Aburahamu. Nuko yumvise agasobanukirwa n'uburemere bwo gutamba umwana we, ibyo byashoboraga kuzamura mu bitekerezo bye, akumva ugusora kw'inama y'agakiza ko bizasaba Imana ubwayo gutanga umwana wayikunda. Ubwo Yesu yavugaga ati Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, abayobozi baramajije bati kutaramara imyaka 50, Aburahamu wamubonye ute? Cyangwa se Aburahamu we yaba yarakubonye ate? Ariko tumaze kubisobanukirwa neza muri kiriya gikorwa cyo ku musozi, igihe Aburahamu yabonaga rwose amaramaje gutamba umwana we, uburemere bw'icyaha yarabusobanukiwe. Yasobanukiwe kandi ko ubwo umwana we arokowe ntapfe ngo atambweho igitambo, kandi igitambo kitajyaga gukuraho ibyaha. Yasobanukiwe ko Kristo umwana w'Imana azapfira abari mu isi kugira ngo duhabwe ubugingo. Mu gisubizo rero Yesu yasubije abari bamubajije uburyo Aburahamu yamubonye, yabayibukije amagambo bari basanzwe bamenyereye kandi babashije kumva neza. Arababwiye ati ni ukuri Aburahamu ataravuka ndiho. Yahise yongera gukangura mu ntekerezo zabo, abibutsa ko nubwo bamutekereje nk'utaramara iyo myaka 50 bari babaje kuko bari bamuzi igihe yavukiye, ariko yabibukije ko yigize umuntu. Ariko mbere y'uko avukira mu isi, yongeye gukoresha amagambo yarakoreshejwe mu igihe Mose, Imana yiyerekaga Mose ikamubwira iti ugenda ubwire Farawo ko ndiho yabantumyeho. Muri ubwo buryo rero Yesu yakanguye intekerezo zabo, abibutsa ko uwari hagati muri bo, nubwo bari bamuzi nk'uwabyawe na Yozefu na Mariya, ariko yari Mesiya w'Imana wahozeho uhereye kera kose. Nta gushidikanya rero abayobozi basobanukiwe n'icyo yari avuze.
bagisobanukirwa ibyo bintu bahise batora amabuye yo kumutera, kuko icyo bumvise ko rwose ibintu avuze yigereranije, ugereranije n'icyo bari basobanuye n'uko bari bamaze gusobanukirwa n'iri jambo ababwiye ngo nitwa ndiho. uwo mwanya batora amabuye ngo bamutere, ariko kuko igihe cye cyo gupfa, cyo kwitanga ku musaraba kandi atari rwo rupfu yagombaga gupfa, yabaciyemo arigendera ntiyongera kugarukaho. icyo rero kiradusobanurira ko mu gihe ubutumwa bwiza busobanukiye imitima yacu, dukwiriye kubwakira nk'ubutanzwe n'Imana, kuko nyuma yo kubona igihamya simusiga igihe yari amaze kubasobanurira iby'igitambo cya Aburahamu n'uburyo byashushanyaga neza neza Mesiya wari hagati muri bo, aho kugira ngo bakire ubwo butumwa bwiza banabwemere baramwakire nk'umwami n'umukiza wabo maze bacike ku narijye yabo, ahubwo bahise bagambira kumwica no kumutera amabuye. Bavandimwe rero nshuti nkunda, ni amahirwe yacu mu gihe dusobanukiwe n'ubutumwa bwiza, dukwiye guca bugufi tukiyoroshya, maze Kristo witeguye kubana natwe agasohoreza umurimo wa mwuka muri twe. Hari isomo bari baduhaye, baratubaza ngo mbese Aburahamu ngo iyi nkuru ya Aburahamu igaragaza ite Aburahamu kugira ngo agaragaze ukuri gukomeye kw'agakiza kubwo kwizera konyine hatarimo imirimo itegetswe n'amategeko. Ni mu buhe buryo iyo mirongo idufasha gusobanukirwa n'igitekerezo kivuga ko Aburahamu ari sekuruza w'ababeshwaho no kwizera? Muri iri somo rero ryo mu Baroma igice cya 4, wenda ntago ndibuze kurivuga mu mutwe, reka mbabwire ni imirongo mike baduhaye kugira ngo twumve iyo Bibiliya ivuga ngo Aburahamu ni sekuruza w'abizera, ese bashingira ku cyo? Baratubwira ngo Aburahamu atsindishirizwa no kwizera. Niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza wacu ku mubiri? Yaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhariza no gukiranuka, nyamara ukorera ibihembo ntibimuhariza no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ntabwo Aburahamu yatsindishijwe n'imirimo yagaragaje, oya rwose, ahubwo yizeye Imana mu buryo bw'isezerano yari yahawe, maze ibyo kwizera kwe aba ariko kumuhanirizwa no gukiranuka. Ntago Aburahamu yiswe sekuruza w'abizeye, ntago yatoranirwa kubera ko yari yameye gutanga umwana we, ahubwo na mbere y'uko abona uyu mwana yagaragaje kwizera. Bityo rero Aburahamu atubera urugero rwiza rwo kugira kwizera. Reka dusabe Imana ngo natwe itwongere kwizera kandi ihindure imitima yacu, nuko Kristo ature muri twe adushoboze gukora ibikwiriye. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, turagushimye cyane ko dusobanuye iby'ubwami bwawe binyuze mu mateka ya Aburahamu. Twongeye kubona uburyo Aburahamu yizeye maze bikamuhanizwa no gukiranuka. Natwe twifuza ko imitima yacu uyikuramo gushidikanya, maze ubutumwa bwiza twamenye bugahindura imitima yacu ubwo ugiye kwerekanwa tuzagusanganire. Ubuntu bwawe bugumane n'imitima yacu, ibyo ubona bidukwiriye ubiduhane n'abakwizeye, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen.